Yesu nashimwe cyane ubwoko bw'Imana, twizere ko mumeze neza muri mu bice bitandukanye by'isi, abari mu Rwanda, abari mu ntara zose z'igihugu, reka twizere ko Imana yose akomeje kubana namwe. Turanezerewe ko Umwami Yesu yongeye kutwemera ko tuza kuganira ku ijambo ry'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo birashoboka ko umaze iminsi ubona ubuzima bukugoye, twese umaze iminsi ubona ibintu bitameze neza. Ndagira ngo nkubwire ngo uku kwezi turimo twinjiramo ni ukwezi kw'amasezerano ku buzima bwawe, ni ukwezi kw'impinduka ku buzima bwawe, ni ukwezi k'ubuzima bwuzuye ku buzima bwawe. Birasa nkaho mu buzima bubayemo hari byinshi bitagendaga neza, cyangwa se hari byinshi wabonaga bitarimo bigikunda, ariko ndagira ngo nkubwire ngo aho byari bizarangiye niho Uwiteka yongeye kuza kwigaragariza, kuko ijambo riravuga ngo ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba. Hari byinshi bisabye Imana, ariko hari n'ibyo yifuza kuzakongera, kuko we nubwo utabibonaga nk'ibifite umumaro ku buzima bwawe, ariko Umwami Yesu we yabibonaga nk'iby'umumaro ku buzima bwawe, nubwo utabibonaga nk'ibyakugira umumaro cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ibyo Imana yibwira kukugira, ko no mu ijambo rambwira ngo nziza nibwira kukugira ni byiza ngo si bibi, ngo kugira ngo mbareme imitima. Hari byinshi Imana yibwira kukugirira mwene data. Ikintu cya mbere no kurindira ugategereza, kuko hari neza y'Imana igarutse ku buzima bwawe muri uku kwezi, hari neza y'Imana igarutse ku buzima bwawe muri uyu mwaka, hari neza y'Imana igarutse ku buzima bwawe muri uku kwezi dutangiye. Hari byinshi ugiye kwakira mu buzima bwawe, hari impinduka zije mu buzima bwawe. Nubwo wabonaga ko nta nzira, ariko ndagira ngo nkubwire ngo inzira ziracyahari, kuko Imana ifite inzira zirenze igihumbi zo kunyuzamo ibyawe. Ubwo ni ijambo rivuga ngo nubwo wabonaga nta nzira, cyangwa se nubwo wabonaga unanijwe, hari imbaraga zo kuza kugutabara. Yarebye usanga ko muri ubu rugendo uri wenyine utabasha gutsinda, yarebye ubona ko muri ubu rugendo uhagazemo, uba yahagaze mu buzima bwawe wenyine utazabasha kugerayo amahoro. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari indi nzira Imana yongeye guca ku buzima bwawe, kugira ngo uzabashe kugera i Kanani amahoro. Nubwo umaze igihe mu gihugu cya Egiputa unanijwe, utwajwe igitugu na Farawo, ndagira ngo nkubwire ngo Imana ije gukora Farawo ku buzima bwawe, kugira ngo yongere kugeza i Kanani amahoro, kugira ngo yongere kugeza i Kanani. Hari impamvu nyinshi zatuma Imana ikugeza i Kanani, si uko utunganye cyane, cyangwa se si uko ubanye n'Imana neza cyane, ahubwo ni ukugira ngo izina ry'Uwiteka ryihishurwe, ni ukugira ngo ryasezerano Imana yasezeranije, cyangwa se isezerano yagusezeranije ku buzima bwawe ryongere risohore, kugira ngo ryongere bigaragare ko Imana yavuganye nawe. Hari Imana iragira avugana nawe mu nzozi, hari Imana yavuganye nawe mu bahanuzi, hari Imana yavuganye nawe mu mayerekwa, hari Imana yavuganye nawe mu butayu, hari Imana yavuganye nawe ku musozi. Ndagira ngo nkubwire ngo yavuganye nawe ku musozi, ije kugutera kuri uwo musozi w'ibigeragezo, kuri uwo musozi w'uburwayi, kuri uwo musozi w'ubukene, kuri uwo musozi w'urugo rwakunaniye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana igarutse kongera kubaka bundi bushya. Hari ibyasenyutse mu buzima bwawe, ariko ndagira ngo nkubwire ngo tubana n'Imana ibasha kubaka. Tugiye gusenga Imana, tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu kanya gato, kandi ni inkunga ikomeye kuri wowe ubasha kudufasha gusangiza ubutumwa bwiza cyane. Nawe utaragera kuri YouTube channel Uwarokowe TV, wahanyarukira ukareba ubundi butumwa butandukanye bukiza, bubukora, bitanga ubuzima mu izina rya Yesu Kristo, bubasha kuruhura imitima irushye. Hari benshi munaniwe, ariko ndagira ngo mbabwire ngo hari Imana ijya iruhura, hari Imana ijya ibasha gukora ibikomeye, hari Imana ijya ibasha guhindura izanze guhinduka. Iyo Mana niyo kintu turababwira, cyangwa se Imana niyo tubana nayo. Hari Imana ibasha gukora imirimo n'ibitangaza mwene data, hari Imana ijya ibasha kuruhura abarushye. Kuko nasomye ijambo ryambwira ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, ngo nimwinsanga ndi ndabaruhura. Muri iyo nzira vanga ubuntu bw'Imana butangaje, ngo nibwo bwanyweye imigozi, ngo bwavuye se kuki, ngo bwavuye gushaka ko Imana yonyine yambohoye. Ntabwo tubohorwa nuko turi beza, nta nubwo tubohorwa nuko dukiranutse kurusha abandi, nta nubwo tubohorwa nuko dufite imitungo myinshi, nta nubwo tubohorwa kubera yuko turi beza, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Hari aho bigera umubyeyi bakaba batakubura, hari aho bigera abahanzi bakaba batakubura, hari aho bigera mwene data ubuzima ubayemo n'imitungo ubayemo ikaba itakubura, ariko Umwami Yesu akakubohorera kuyubahisha. Imana ishimwe cyane. Tujye gusenga Imana, tuganire ku ijambo ry'Imana mu kanya gato. Ni ijambo ritubwira ngo ni intego yaryo ati wikurwe umutima n'ibyo ubona imbere yawe, kuko iri mu ruhande rwawe ikomeye kurusha. Witerwa ubwoba n'ibigeragezo uhagazemo, witerwa ubwoba n'intambara uhagazemo, witerwa ubwoba n'ubukene uhagazemo, witerwa ubwoba n'uburwayi umaze
umazemo igihe kinini, kuko Imana iri muri wowe irakomeye kandi ishoboye byose. Yabasha kuguterura kuri uwo musozi, yabasha kuguterura muri ubwo bigeragezo, yabasha kuguterura muri ubwo buzima bukubereye ikigeragezo, yabasha kuguterura muri ubwo buzima bukubereye umusaraba, yabasha kuguterura muri iryo sayo ry'inzara, yabasha kugukura muri ubwo busambanyi, yabasha kugukura muri ubwo bujura, yabasha kugukura muri ubwo buzima bwose ubona bupfuye, kuko tubana n'Imana ifite ubuzima, tubana n'Imana ifite ubuzima. Yesu yaratsinze ku musaraba i Golgotha, yatsinze urupfu. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu mugabo twizeye ni umugabo w'umunyamaboko, ni umugabo w'imbaraga, ni umugabo w'ibigango, ni umugabo ukomeye, ni umugabo ushobora byose. Mwizere kandi umuhanga amaso, ajya abasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira, ajya abasha guhindura ibyanze guhinduka, ajya abasha gutegeka. Kadusenga Imana gato tuganire ku ijambo ry'Imana. Ndabizi neza ko ari cyo Umwami akora mu buzima bwe muri uyu mwaka. Hari byinshi wanyabuze Imana igiye kukugarura muri uko kwezi duhagazemo. Uku kwezi ni ukwezi kw'amashimwe, ni ukwezi kw'amasezerano, ni ukwezi kw'imbaraga, ni ukwezi kukongera kwakira imbaraga z'Umwuka Wera, ni ukwezi kukongera kwakira ubutangaza bw'Imana, ni ukwezi kukongera kwakira ubuzima. Mwami turagushimiye, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana nziza, uri Uwiteka niryo zina ryawe, Alpha ukaba ni Omega, uri itangiriro ukaba n'iherezo, uri uwa mbere ukaba n'uwa nyuma. Mwami turakwinginze Mwami Yesu ngo imbere y'ubwoko bwawe, reka unshyigikire ntabarinzi aho izina ryose rizagukire. Reka Mwami nakira ijambo rihera imitima, reka rikize benshi, reka Mwami Yesu ubashe gukora imirimo n'ibitangaza, reka ritume benshi bongera kugusobanukirwa no kukumenya, babashe kongera kwegera intebe yawe, babashe kongera kwakira kwegera ibyiza bwawe. Mwami turakwinginze Mwami Imana yacu Data wera, wowe ukuri muganza kandi mushyirwe hejuru. Turakwinginze muri aya masaha Mwami, muganza kandi mwamamara izina ryawe Data, nirikora imirimo, niryubake ibyari bisenyutse, nigarure ibyanyazwe mu izina rya Yesu Kristo. Niwamara ubwoba Mwami Yesu, niwongere ugaragare mu bikorwa byawe Mwami, niwongere ubigaragarize ko uri Imana, niwongere ubigaragarize ko uri Imana ishobora byose. Mwami abari ku musozi wo kubura ubutwara mu izina rya Yesu Kristo, abari ku musozi w'ubukene, abari ku musozi w'uburwayi, abo bose turabasengeye, abari ku musozi w'urushako, abari ku musozi w'abo, abari ku musozi Mwami Imana yacu Data barawuzima, abari ku musozi wo kubura akazi, abari ku musozi Mwami Imana tutandukanye, abo bose Mwami turashyize mu butware bwawe, nukora imirimo n'ibitangaza, muganza w'isoko Mwami, reka ineza wiganze kuri ubu bwoko bwacu, kuri Imana itangaza. Bagushime ko Imana iremye kandi Imana itegetse, bagushime ko utanze ubutabazi Kristo muzima muri uku kwezi, bagushime ko ukoze imirimo n'ibitangaza muri uyu mwaka, bagushime ko ukoze imirimo n'ibitangaza mu babyeyi, mu bapapa, mu basore, mu bakobwa, mu bana bato. Bagushime Mwami Yesu, izina ryawe rihimbazwe, iteka Mwami Yesu Kristo, bikize mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe cyane. Tujye kuganira ku ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo ku ngoma za kabiri, turasoma ibice mirongo itatu na bibiri, umurongo wa karindwi n'uwa munani gusa. Tujye kuganiraho uburyo jambo Uwiteka yashyize ku mutima wanjye. Mu minota mikeya ahasigaye dusenga Imana kubw'icyifuzo cyawe. Imana irakugira neza, ikadusoma mu izina rya Yesu. Ijambo riratubwira ngo nimukomere kandi mushikame, ati ntimutinye kandi ntimukurwe umutima n'umwami wa Shuri, ati cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe, ati kuko iyo turi kumwe ikomeye iruta abari kumwe nawe. Ijambo riratubwira ngo nimukomere ngo kandi mushikame ngo kandi ntimunatinye ngo ntimunakurwe umutima n'umwami wa Shuri, ngo nubwo mubona bikomeye bigoranye cyangwa se birije, ariko ijambo rigasoza ritubwira ngo iyo turi kumwe nawe irakomeye cyangwa se iburisha amaboko. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo uhagaze mu buzima ubona bugoye cyangwa se buruhije, ndagira ngo nkubwire ngo Imana ubana nayo ibiraruhije kuburusha. Nubwo ubona uhagaze mu buzima butaka, ndagira ngo ubwire ngo Imana iri mu ruhande rwawe irakomeye mwene Data, ifite ubushobozi kandi ifite imbaraga zikomeye. Uko byaba bisobanuye kose Imana ijya ibasha kubisobanura kandi Imana ijya ibasha guhindura ibyanze guhinduka.
benshi baguca intege bakubwira ngo ibyo wizeye cyangwa se ibyo wirinze ntibizasohora, ariko niba bakubwira ngo ntibizasohora babaze ngo urinde kumbwira ngo ibyo wizeye ntibizasohora, ngendere ku ijambo ryawe cyangwa ngendere ku ijambo ry'Uwiteka. Ninde wo guhindura icyo Imana yavuze ku buzima bwawe? Ninde wo guhindura ijambo Imana yaremye ku buzima bwawe? Nta n'umwe ukwiriye kukubwira ko bidashoboka, kuko Imana ifite ubushobozi bwo kuza kubikora bigashoboka. Ninde kuza kukwemeza ko ibyo akwemeza ari ukuri akagize ibyo Imana avuze ku buzima bwawe? Ninde wo kukwemeza ukubaho kandi hari Imana yakuremeye ubuzima bwawe? Wongera wakire kubaho mu buzima bwawe, va mu buzima bwo kuba mu buzima bw'abandi, ahubwo wakire kubaho ubuzima bwawe bwite. Akira kubaho mu buzima bwawe, aho kugira ngo ugendere mu buzima bwo hirya, ahubwo hari Imana igarura ubuzima bushya ku buzima bwawe. Ijambo rigakomeza rikatubwira ngo ati mu ruhande rwe ati ari kumwe n'amaboko y'umubiri, atariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu, niyo idutabara kandi ije kuturwanirira intambara zacu. Nuko ijambo rigakomeza rikatubwira ngo mu ruhande rw'umwami wa Ashuri ati bari kumwe n'amaboko cyangwa se n'ingabo z'umubiri, atariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana ishobora byose, ngo kandi niyo iturwanira kandi niyo ije kugutabara. Imana ije kugutabara, urabona ko muri urwo rugendo uhagazemo hari byinshi byakunanije kandi urabona ko utazabyishoboza cyangwa se utazabivamo, itohereje ubutabazi. Hari ubutabazi Imana ivuze igare ku buzima bwawe kubera ko ibona ko bukunze. Hari impamvu yatuma Imana iza kugutabara, nuko ishobora kubona ko urugamba uhagazemo wowe ubwawe utabasha kururwana, kubera ko ibona ko umuryango wawe utabasha kurwanira urwo rugamba, kubera ko ibona ko abavandimwe bawe batabasha kukurwanirira, kubera ko ishobora kubona ko wakwishingikiriza ibyo n'ibishoboka. Ndagira ngo nkubwire ngo iyi Imana ije kugutabara kandi ije kukurwanirira. Ibibazo wari ufite biharira witurize, uceceke, kuko hari Imana izanye ubuzima bushya ku buzima bwawe. Hari Imana igaruye imbaraga z'ubuzima ku buzima bwawe. Hari Imana igaruye ubutabazi ku buzima bwawe. Tujye gusenga Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo haratubwira ngo ati mu ruhande rwacu ati turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu, ati niyo idutabara, ati kandi ije kuturwanirira intambara zacu. Mwene data wikurwanirira, hari Imana igarutse kukurwanirira. Mwene data wikucira inzira, hari Imana ije kugucira inzira. Mwene data wishaka kugendera muri ziriya nzira zidatunganye, komeza utunganire Umwami Yesu kuko azanye ubutabazi bwihutirwa ku buzima bwawe. Akira gutabarwa n'Imana, akira kurwanirirwa n'Imana, akira kongera guhabwa ubuzima bushya ukuye mu biganza by'Uwiteka. Tujye gusenga Imana. Ushobora kuba ugiye kwifuza, ushobora kuba hari ibyari bikurikije, ushobora kuba ukeneye ubutabazi bw'Imana, ushobora kuba ukeneye uburinzi bw'Imana, ushobora kuba ukeneye inkomezi y'Imana, ushobora kuba ukeneye kurwanirirwa n'Imana, ushobora kuba ukeneye ko twagufasha gusenga Imana kugira ngo wongere wegere ubuntu bw'Imana, kugira ngo wongere wakire Umwami Yesu nk'Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwawe. Hanze hari byinshi bishobora gutuma uyoba, hari byinshi bishobora gutuma unanirwa, ariko hari Imana yemera kugira ngo vayo kuko iragukeneye. Hari Imana yemera kugira ngo ugaruka kuko iragushaka. Hari byinshi byateye kandi kiri ubwiza bw'Imana. Emerera Umwami Yesu akuyobore, emerera Imana yongere gutware mu kuboko kwayo, yongere Uwiteka umutima wawe kugira ngo abashe kukuyobora. Ugize icyifuzo wafatanya gusenga Imana, yakugirira neza, yagukura mu busambanyi, yagukura mu ngeso mbi, yagukura mu businzi, yagukura muri ibyo byose bidesha Imana icyubahiro, ukongera ukakira ukaryoherwa n'ubuntu bw'Imana. Imana udatabarwa birashoboka ko nawe watandukiriye, wongera ugarukira Umwami Yesu aragushaka, wongera ugarukira Umwami Yesu araguhamagara. Bizashoboka ko mu munsi usigaranye mu isi, uyu munsi waba umunsi wo kugira ngo wongere wakire ubuntu bw'Imana, kugira ngo Imana yongere igendere muri wowe, kugira ngo yongere ikorere muri wowe. Uri uw'agaciro kandi urakomeye, uri uw'agaciro kandi Uwiteka nawe aragushaka. Wongera uhemukire Umwami Yesu aragushaka. Tujye gusenga Imana, kandi hari icyo Imana ikoze mu buzima bwawe. Ni byiza, ni ingenzi kudufasha gusangiza ubu butumwa muri bene data, kandi wagera kuri YouTube channel ugasiga ukanze subscribe, ugatanga na comment, byaba ngombwa ukadufasha gusharinga ubu butumwa. Umwami Yesu azaguha umugisha kandi Uwiteka azagukomeza muri byose, n'ibintu bikomeye kandi
imbaraga, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo dushime Imana ku bw'imbaraga yakoze, tuyishimire yuko gukomera kwayo ari kwinshi, kandi nawe reka uko kwezi ubashe kongera gushima Imana kuko ari iby'imbaraga Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Kandi turagushime ko ari iby'imbaraga ukoze mu buzima bw'ababyeyi, mu buzima bw'abapapa, mu buzima bw'abasore, mu buzima bw'abakobwa, mu buzima bw'abana bato. Komeza kubana na buri muntu wese Mwami, ineza ibasakareho. Turakwinginze Mwami Yesu, reka ubutumwa bwawe bukora imirimo n'ibitangaza, reka iri jambo ryawe rizahure benshi, reka ryongera abakizwa, reka abananiwe wongere Mwami Yesu ubahe gukomera muri uru rugendo. Turagushime ko Imana ibarengeye kandi Imana ibarwaniye. Turagushime ko Imana ikoze ibitangaza, ni mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom, mwari kumwe na mwene so Mugema Dieudonné. Umwami Yesu akomeze kubana namwe kandi Imana irabakunda mwese. Shalom shalom shalom.